Mwana wa mama kudashaka kwiga, ngomba wakwirirwa uryamye. Mwana dukunda udashaka kuvunika, ngo iwanyu bafite imitungo. Ese bakuzanye ku ishuri bashidutse, cyangwa nabo wasanga batagikora? Amahirwe menshi burya yihishe mu gukora cyane. Nshimye mwese mudukurikira, ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radiyo, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni uko udukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Hari abantu benshi kandi benshi cyane bafite impano, bafite inzozi, erega bafite n'amahirwe, ariko ikibazo kimwe gusa kibabuza kugera kure heza bifuza. Icyo kintu nta kindi, ni ubunebwe. Ariko ubunebwe bwa bundi bukweduka. Hari ubunebwe, hakaba n'ubunebwe bukweduka. Ubunebwe parese, laziness. Umuntu w'ubunebwe ahora avugira aho ari gusa, ntahaguruka, ntagerageza, ahubwo ahora avuga ati nzabikora ejo, erega ntarirarenga, erega nirinarenga ndabikora nuta akazuba kakibera inka, nta kibazo, binabaye ngombwa ntazabikora ejo ku gasusuruko. Muri make n'ejo ni umunsi gusa, wibuke ejo burya ntabwo hajya hagera. Nibyo umuntu aramutse akubwiye ngo ejo uzaza guha ideni, ubundi wumva wazaza kuwuhe munsi? Uyu munsi hamwe na Baho Wiga TV turavuga ku bintu biranga umunebwe ndetse n'ingaruka y'ubunebwe. Ndabasuhuje cyane, nitwa mwarimu Isaac. Iyi ni Baho Wiga TV. Niba utarakora subscribe, ibuka gukanda ku nzogera, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Umuntu w'umunebwe areba abandi batera imbere, akavuga ngo bagize amahirwe, ngo ndetse bavutse neza, ngo azi n'imiryango yabo bavukamo. Nyamara amahirwe menshi burya yihishe mu gukora cyane. Umuntu iyo yakoze cyane, nibyo baravuga ngo n'imirumbire burya ni iyantenye. Ese warumba gusa aho utarumbije? Kandi burya harumbye wateye, harumbye wahinze, harumbye wakoze. Ubunebwe ni ubushake bwo kumva udashaka kugira aho uhurira n'imirimo cyangwa ibikorwa, cyane cyane bya bikorwa wagakwiye kuba ukora mu gihe runaka. Umuntu atoya biriya si ibyanjye, n'uwabinsanga amerega yanse, uzi ko yama inkwenene we yankuba kandi ntaseba, aho gukora biri uzi ko nasaba. Nyamara wibuke neza, nta kazi k'umunyagara kabaho. Kora wigire. Ubunebwe butuma impano y'umuntu ipfa idakuze, igasigingira, uzi ko yikunjakunja nk'isashi iguye mu muriro. Ubunebwe butuma inzozi z'umuntu zipfira mu ntekerezo. Ibyo yifuzaga byose birayoyoka kubera yuko atagerageje gukora. Nyamara iyo umuntu yifuza agakora, ibyo yifuza byose birashoboka. Ariko wibuke bisaba gukora cyane. Kubaho ni ukugenda, ntabwo ari ukwicara umuntu ategereje. Kuva uyu munsi umuntu abishatse ashobora guhagurukira ubunebwe, agatangira akora utuntu duto, ariko akadukora buri munsi. Niba ari akantu ukoze ukagakora buri munsi, nubwo kaba gato, birashoboka. Kuko nta kindi cyahindura ubuzima bw'umuntu uretse gufata icyemezo cyo gukora. Mu myaka yatambutse hambere, kera tukiri bato, hari umuhanzi wigeze aririmba indirimbo numva ndayikunze cyane. Yaririmo amagambo ashishikariza abantu gukora. Ushobora kuba warayumvise amagambo nk'aya ngaya avuga ngo mwana wa mama kudashaka kwiga, ngo ibyawe ni ukwirirwa uryamye. Mwana dukunda wanga kuvunika, ngo iwanyu bafite imitungo. Ese bakujyanye ku ishuri bashidutse, cyangwa nabo wasanga batagikora?
mwana wa mama ko nsanze ukigona kandi abana amasomo bayageze kure, nicyo uzavuga mu ruhame rw'abandi umunsi uzaza mwakiriye birete. Iyo ndirimbo urayibutse? Hari amagambo y'umunyabwenge nasomye mu gitabo avuga ngo wa munyabute we sanga ikimoni, witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge, ntikigira umutware habe n'igisonga ndetse ntikigira na sebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu ki kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari? Wa munyabute we uzakanguka ryari? Utihenga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho kandi buzakugeraho nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Ibaze nawe kuba dusabwa kwigira ku kimoni, sibara. Hari andi magambo nasomye agira ati umugabo w'umunebwe aravuga ati hanze hari intare zose yanyicira mu nzira. Ubundi intare kuri wowe ni imbeho, izuba ryinshi, amenyo y'abasetsi, ushatse wakora nyamara ukarekana n'abasetsi ugashira amaroro nk'amantuze ya Mutamu. Tuve mu bwoba dukore, kuko udakora ntakwiye no kurya. Nibyo nuko yanyuze aha ntiyariye cyane ko nta ndangagaciro z'umuntu ushonje. Ikindi burya uhinga mukwe ntasigana, birazi uhinga mukwe ntasigana. Niba wakunze ikiganiro ndagusaba gukora subscribe, kora like, kora comment, ukore share, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Mwakoze cyane kubana natwe.